makuru yacu abantu bita muri Makobora wabonye ko mama 23 yamaze kuyifata ya mbere niya kabiri ariko nubwo ino Makobora yagezwe muri 23 hakaba haguyemo ishyano aho abagore 27 basambanyijwe batandatu muri bo bari batwite 10 butike 15 cyangwa se amaduka barayasahura ndetse aho harimo n'abana ubwo mvuze abana abari abana bataruzuza imyaka y'ubukuri ahangaha rero akaba ari byo benshi bavuze bati ariko FRDC abarundi abazalendo gute batagira umutima banagenda basahuye cyangwa se bakoze amahano nk'aya ngaya mbere yuko mama 23 ihafata anytime ukora ibyo atawutumye ibyo byose rero bigenda bikugarukira ruvuga ngo igihe cyari cyo cyose ibyaha bya wazarendo byazagira hazagira umuntu ubidokimanta akabashinja n'ubundi byazagera ku bari hejuru mu butegetsi bwa Kinshasa yego iyo rero ukoresha milisia uba witezemo ibintu bibiri icyo ngicyo kimwe kuzakora ibyaha by'intambara ukazabibazwa cyangwa kuba zakugarukana nawe zikaba zakurwanya kuko iyo ufite wazarendo ntago uba wizeye ngo zikorera nde nk'ibyo byaha ziba gusahura gufata abagore ku ngufu ntuzi ngo ninde wabatumye hanyuma nkibaza se niba ubona ibyo byose biraba abarundi coalition ariko nanone ino mama 23 urabizi neza ko nayo yakije umuriro cyangwa se navuga ko ari nk'uburakari aho yafashe abacancuro 10 cyangwa se aba blackota sibyo matekwa muri ubwo ni muri turacyari muri Makobora ubwo ari yabakoze none ni kubibona we ko ukugeza iyi saha Rashidi ari abanyirayo niba uyu munsi muri ino Makobora nko twabivuza abarundi aba FDR abazarendo bose bakubiswe bitewe na operation no mama 23 yahakoze ese uraza kuvuga ko intambara koko ari ya leta ya Kinshasa gusa kuko harimo wazarendo nabyemera ni ab'igihugu cya Kongo ariko yego impamvu ikomeye ituma bajyayo ni impamvu yo kurinda ubutegetsi kandi yishimiye yego ariko bakabamo n'indi mpamvu ya kabiri yo kugira gute yo nanone yo gukorera amafaranga kuko ari abari amasezerano akomeye n'imyumvire aho ushaka kuganisha igihugu ni hehe imikorere yanyu ni yihe kuko iyo kureba muri politiki y'u Burundi kuva CNDD-FDD yafata igihugu ukayigereranya na FPR yego ari imbere imiyoborere kuba yagaba ibitero muri Kongo uvuga ngo ubutegetsi bw'u Burundi nta muntu bufite uburwanya niko njya numva yego ncewe nago nabimenya ko Red Tabara koko ariko bamwe no mu basesenguza ko gati Red Tabara ni cyuka ati bivugwa ko ibayo oya gusa nta cyugu kitajya bayikirwanya kameme none abakoze coup d'etat 2015 bari ushaka gusokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780 44 3 8 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Bakunzi bacu turabasuhuje aho merereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi kundi no kuri muri abantu b'ingenzi cyane namwe mukomeje gukora subscribe no kuri muri abantu beza cyane ndetse mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2026 uzababere mwiza cyane muboneremo imigisha myinshi cyane uyu munsi turi kumwe n'umugabo reka mukoresha umugabo ntacyo benshi bashobora kuba batamuzi hano iwacu cyangwa se batamumenyereye ariko gake gake tugenda tuzana abasesenguzi batandukanye muri politike y'aka karere bamwita Rashidi irindi nago ndizi araza kwivugana n'umuntu w'umugabo tuguhaye ikaze kuri uyu munsi hano iwacu murakoze cyane kunyakira amazina yawe ni Rashidi bugira imfura bagira imfura bugira imfura bugira imfura Rashidi yego mwabyumvishe ni umusesenguzi n'ubundi
yatambutse ahandi ariko uyu munsi tugire umugisha wo ko tugiye kuganira hano iwacu. Umeze neza Rashi? Ndashima Imana n'amahoro arangira neza kabisa, twizera ko nutaho uzagenda neza kurusha ngo. Yego uzagenda nawe ni neza shani neza nuko numva ka gripe kagiye kumfata. Kivure ikingire hakiri kare Kinyarwanda. Ya Rashi, ndifuza ko duhera amakuru yacu ahantu bita muri Makobora. Wabonye ko mama 23 yamaze kuyifata, ya mbere n'iya kabiri, ariko nubwo ino Makobora yagezwe muri 23 hakaba haguyemo ishyano, aho abagore 27 basambanyijwe, 6 muri bo bari batwite, 10 butike 15 cyangwa se amaduka barayasahura, ndetse aho harimo n'abana. Ubwo mvuze abana abari abana bataruzuza imyaka y'ubukuri. Ahangaha rero akaba ari byo benshi bavuze bati ariko FRDC, abarundi, abazalendo gute batagira umutima banagenda basahuye cyangwa se bakoze amahano nk'aya ngaya mbere yuko mama 23 ihafata. Urakoze. Ntabwo ahantu M23 ifashe abahavuye ibyo ntagara yaba inkuru cyashya ku bantu bakurikirana by'intambara, kuko ahantu hose wazarenda igiye kuva cyangwa ahanini twe tuvuga wazarendo oya n'abarundi bose sese bari kwese coalition, ni coalition imwe n'igisirikare cya Kongo. Ahantu bose bagiye kuva bahava basahuye, yego bakahava bakoze n'ibyo byaha umuntu yakwita ibyaha by'intambara, kuko biba ari ibyaha by'intambara. Yego ahubwo kiba ari ikibazo abakora documentation ya miryango hari n'uburenganzira bwa muntu, iki ntago ndayibona cyane yibanda kuri wa ruhande, ahanini yibanda ku ruhande rwa 23 iri gukora izo documentation ishaka bo gushinja. Ariko ku baturage bo buri gihe igiye kuva iyo M23 igiye kwinjira ahantu niko bigenda. Kandi noneho ahangaha Makoboraho byavugwaga ko n'ubundi n'igisirikare cya leta cyari nabo bafatanyije, nyuma babonye ko bagiye gutsindwa baza kuhikura, bakora withdraw barahikura. Iyo bahikuye rero bisaba ko bagenda bagize, ariko nanone impamvu vuga ngo ntago bari bishya mu ntambara. Intambara nta cyiza cyayo, buri gihe intambara igendana n'ibyaha by'intambara, igendana no gusahura, igendana no gufata abagore ku ngufu, igendana n'ihohotera ryari ryo ryose ryabishingiye ku gitsina n'irindi ryari ryo ryose. Niyo mpamvu rero ku bantu nka bariya b'igisirikare cya leta kidafite control, tiwavuga ko ari igisirikare kidafite umurongo, kiri kumwe n'abantu wazarendo ni abaturage nabo batagira umurongo, noneho ukongeraho n'abandi bantu bose bazanye, kuko nabonye haba harimo n'abacancuro bo mu bindi cyane b'abanyakolombia nabo bose. Rero ahantu hari abo bantu badafite umuntu umwe ubayoboye, kiba ari ikibazo. Kandi ikindi buriya iyo uri igisirikare cy'igihugu ukafata umwanzuro wo gukorana n'abaturage nk'aba wazarendo, wazarendo yembita nk'interahamwe. Yego comparison, kuko interahamwe ni iki? Ni umutwe ushyigikiwe n'ubutegetsi, ufite intwaro ariko utagenzurwa mu buryo bwuzuye, yego nk'uko igisirikare cyangwa igipolisi kigenzurwa. Buriya abantu barabibonye muri buriya na Tshisekedi kuba bafite abarwanisha nawe ni ikibazo, yego kuko igihe cyari cyo cyose barabakora ibyaha bizamwitirirwa. Abantu barabibonye muri Sudani, RSF nayo yari nka kuriya, ni umutwe ubutegetsi bushyiraho, yego cyangwa umukuru w'igihugu akawushyiraho kugira ngo umufashe kwikiza abamurwanya. Iyo rero awushyizeho anytime ushobora kuba wamuhinduka, anytime ukora ibyo atawutumye, ibyo byose rero bigenda bikugarukira. Ruvuga ngo igihe cyari cyo cyose ibyaha bya wazarendo byazagira hazagira umuntu ubidokimanta akabashinja, n'ubundi byazagera ku bari hejuru mu butegetsi bwa Kinshasa. Yego iyo rero ukoresha militia uba witezemo ibintu bibiri, icyo ngicyo kimwe kuzakora ibyaha by'intambara ukazabibazwa, cyangwa kuba zakugarukana nawe zikaba zakurwanya. Kuko iyo ufite wazarendo ntago uba wizeye ngo zikorera nde. Nk'ibyo byaha ziba gusahura, gufata abagore ku ngufu, ntuzi ngo ninde wabatumye, kuko si wowe, ntuzi ngo bibwirije. Iyo rero bafite undi ubatuma ninde, yego ashobora kuba ari ukurwanya, ukurwanya ashobora kurwanya akurimo. Kuko iyo uvuga ngo umudepite depute national wiri Mishiki niwe ubakuriye, yego bagakora ibyo byaha,
bikarangira atabibajijwe nta nteko ibimubajije ntaki kandi ari ibintu bigenda bivugwa yego ukongera ukavuga ngo Sylvain Kenge avugira amagambo kuri televiziyo wamuhagaritse wese uri mishiki we wazarendo nta nicyo kigaragara aho twagiye tubona n'ibindi byose ashyiraho general y'abawazarendo bakamwanga bikarangira gasita bikarangira nibyo nkubwira rero ko iyo ukoresha imitwe nk'iriya nawe uburi risk udafite gahunda nawe ufite ibibazo kuko bundi no muri politiki mpuzamahanga muri politiki mpuzamahanga ntibyemewe gukoresha abantu nk'abariya kubaho imbunda ngo bagukorere ko urugero rwa hafi intera hamwe yego nese ubutegetsi bwa Habyarimana bwaba proud y'intera hamwe oya bo iyo bakubwira wari uburimo wese yaba proud y'intera hamwe iyo bakubwiye barakubwira ngo igitekerezo cyari cyiza ariko bikarangira kibaye kibi kubera ko nta controle abo bantu wari bafiteho kandi ni wowe bashinze nta nyigisho nzima nta murongo kuko ntago ari umuntu umwe ubayobora nta umuntu buri wese yakoresha mu gitondo yego niyo mpamvu rero bisaba kugira ngo ugire igisirikare kiri kuri gahunda nibwo kwirinda ayo makosa yose rero kuba baravuga ngo basahuye si ubwa mbere si n'ubwa nyuma mu gihe igisirikare kiyobowe kuriya bizaba ari ibibazo bikomeye ku baturage nizo ngaruka nyine abaturage bagomba guhura nazo ikindi ntabwo ariko ari ingaruka ku baturage gusa kuko niba yo mu 23 nayo irwana yego ivuga ko iharanira uburenganzira bw'abaturage ari bishaka gufasha intambara aba ari option Z yego ariko yumve ko nabo nyine nubwo iri kurwana hari abandi noneho bari kujya munsi yaho bari mbere yo gutangira kurwana yego hanyuma nkibaza se niba ubona ibyo byose biraba abarundi coalition ariko nanone ino 23 urabizi neza ko nayo yakije umuriro cyangwa se navuga ko ari nk'uburakari aho yafashe abacancuro 10 cyangwa se aba blackota sibyo matekwa muri ubwo ni muri turacyari muri Makobora nkibaza ese rimwe na rimwe niba uru ruhande ndavuga ubwo leta ya Kinshasa ibona yuko abacancuro nta kintu baje cyangwa se ntacyo bamaze muri no ntambara urabona bwo abacancuro batazageza igihe bagacika intege batese niba uyu munsi dufashishwe matekwa ejo turakubiswe ejo bundi tunyuze ku mupaka isoni ziradukoze bw'ubona ubundi sekedi bitazarangira aba bacancuro rimwe na rimwe agiye bavuga bati reka nago ibyo kuza muri Kongo muri iyo ntambara yanyu wapi ese uri kuvuga iryo jambo abacancuro mu kinyarwanda ntabwo wabura abantu ntabwo wabura aba mercenaire no gucincuro no gucincuro kuko uyu munsi aba Romania baranga cyangwa kabanenga cyangwa bakakunenga ukimukira muri Colombia yego kuba ari uguhindura option kuba ari uguhindura abakozi ariko umuntu avuga ko kuri incuro ho wenda bo yari yazanye bakoze kurusha abambere kuko abambere babafatanya umujyi abo bakabiri bo kwari gushaka kwisubizaho bambuwe urumva ni ibintu bibiri bitandukanye bamwe wabwiye ngo barinde birabananira none uzanya abandi bo ngo bajye kugarura aho watakaje urumva rero bo ngabo bakabiri bo ubahaye akazi gakomeye iyo baje nabo baba bagusabye byinshi ubwo rero kandi nawe iyo ugiye ku rugamba uri umucancuro n'ubundi abacancuro niho batsinze intambara ako se ubundi we wabukenyere kuri biriya bifaranga Rashidi ukajya kwishora mu isasu oya ikibazo ntabwo ari intuza Perezida Kagame yageze kuvuga ngo ni wasi iyo byageze ko witabaza abacancuro ufite igihugu nabikubwiye nakubwira ngo biriya bya wazarendo ntibyemewe muri politiki ya nyayo ushaka gutsinda intambara cyangwa kuyobora igihugu n'aba mercenaire nuko abandi batemeye ba gatatu ni bariya barundi yego kuko ntabwo waba ufite igihugu ngo ujye kuzana undi muntu ari bukikurindira wowe cyakunaniye yego abandi batemeye ba kane nabo ngaba bitwa za MONUSCO b'imiryango mpuzamahanga abo bose rero iyo bazanye igihugu bugiye kukigira wasi bugiye kukigira nabi cyane yego ibi byose rero bigera ku baturage ariko kuvuga ngo wabura umucancuro ntiwamubura Nese niba na za Al-Shabaab na za IS zibabona igihugu cyo cyababura gute nuvuga ngo hano hanze haba ari abantu benshi bashonje bagize gute bashaka amafaranga bashaka akazi babateka mutwe aba mercenaire ntabwo bababura ku isi yose naho no mu Rwanda cyangwa ahantu hose ugiye ukavuga ati caka isore z'urubyiruko nzihe imbunda nzajya ngo hemba amafaranga ya nayo ku cyumweru n'abana amashuri bayavamo niyo mpamvu rero aba mercenaire utababura ariko
ibyo byose nta gisubizo byaguha uri umukuru w'igihugu cyangwa uri igihugu mu gihe uvuga ngo uzarwanisha abo bantu mu kugira ibyo ugeraho ntabwo byakunda. Ariko ntabwo wavuga ngo niwe wenyine uba ubakoresheje. Buriya ahantu hose ku mpande zombi witwa umumerceneri bitewe n'ubikwise bitewe n'iki, ariko mu ntambara buri ruhande ruzana aba expert mu bintu bitandukanye, haba mu ikoranabuhanga, mu bintu bya communication, bakoresha izo signora, bishobora no kuzanamo abaganga. Abo se bo ubita iki ko n'ubundi baba bafite ama contract, ahubwo bihinduka umucancuro ari uko watsinzwe, ari uko wafatiwe ku rugamba, nyine ari uko byabaye bibi ku ruhande rwawe. Ariko abanyamahanga cyangwa abantu bose bishyurwa bitewe n'ubumenyi runaka baba bazanye, buri ntambara zose bari muri, sibyo ko intambara ubundi ni ya ba nyirayo bayirwana, ntabwo ari y'abakoze. None niko ubibona we ko ukugeza iyi saha Rashidi ari ya ba nyirayo? Niba uyu munsi muri ino makobora nkuko twabivuze abarundi aba FDL abazarendo bose bakubiswe bitewe na operation no 23 yahakoze, ese uraza kuvuga ko intambara koko ari ya leta ya Kinshasa gusa? Kuko harimo wazalendo nabyemera ni ab'igihugu cya Kongo, ariko se niyazamo umurundi hakazamo mercenary, iyo ntambara irabiri ya bene gihugu gusa. Navukubwiye irabariya ba nyirayo abayitangije, kuko umurundi yemerewe kuba hariya, ufitanye amasezerano na Kongo gutabarana. Aho nta kibazo rwose naza kagira n'umuntu byibazaho. Icyo mu Burundi yagakwiye kwibazaho umuturage wo mu Kamenge wo mu Ngagara no kwibaza ngo ubundi barwanira iki. Ahubwo icyo kintu nanjye kukibita cy'abaturage bagakwiye kubaza mu nteko. Nibyo ndabyemera atabaye, ariko se barwanira iki? Bagakwiye kubaza mu nteko. Impamvu rero, impamvu ntabwo ushaka kurya kanyoni gato, ntabwo ushaka kurya inyoni ntabura uko ayita. Impamvu ntabwo yabura, kuko uwaboherejeyo abafite impamvu. Impamvu ikomeye ituma bajyayo ni impamvu yo kurinda ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ariko bakabamo n'indi mpamvu ya kabiri yo kugira gute, yo nanone yo gukorera amafaranga, kuko hari abari amasezerano akomeye. Kandi umusirikare arayabona se buriya mu Burundi, niba ujya wumva ama audio hari gutakamba barira bati inzara iratwishe tumerewe nabi, turavuga ko ayo mafaranga ajya mu mufuka w'umusirikare Rashi. Kuko niba bibuka amagambo Colonel Wiringoma yatangaje, urabizi ko mu bushize yatangaje ku Barundi, aravuga ati muzasubira mu masanduku. Ariko bigeze ku mugabo witwa Nanga, aravuga ati mbabajwe cyane nuko Abarundi bakomeje kugwa muri aka gace ka Kongo, ati ku nyungu z'umuntu umwe. Nta magambo batangaje, ntabwo ari inyungu z'umuntu umwe, aba ari inyungu z'ubutegetsi. Kuko ntabwo ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwatekana buturanye na 23. Gute rero? Ndagucalenjinga aho ngaho. Uzi impamvu se Rashi? Yego. Niba ngewe nturanye nawe ukambera umuturanyi mwiza, ntago nzafata amazi ngo nyagusukeho. Ariko numbera umuturanyi mubi nshobora nanjye kwitabara. Rero reka turebe icyo kintu kimwe. Ese ino 23 muri no mujyi wa Uvira, reka tuvuge gutyo kuwufata byo turabizi, sibyo? Baramutse bariyo, Ndayishimiye navuga uti abasoda banjye ni murase ni mwishore ni mugira iki. Utekereza ko ino 23 ishobora kubashotora? Reka duheraho mu busesenguzi bwa urabona 23 ubwo yakishora ikabashotora nta kibazo na kimwe cyabayeho. Ibihugu kuba byaturana, yego, kuba byaturana bikabana nabi, ntabwo ruvuga ngo ni intambara ngo nuko barwanye ngo kimwe cyashotoye ikindi. Oya, none se u Rwanda rubanye neza n'u Burundi? Oya, bari kurwana se? Ntago bari kurwana. Ni politiki rero n'imyumvire aho ushaka kuganisha igihugu. Ni hehe imikorere yanyu ni yihe? Kuko iyo ugiye kureba muri politiki y'u Burundi kuva CNDD-FDD yafata igihugu, ukayigereranya na FPR, yego, ari imbere imiyoborere, power sharing biratandukanye n'imiterere. Kuko muri CNDD-FDD usanga bo barakomeje gushyira imbere cyangwa kuyoborwa n'ikintu cyitwa amoko. Yego. Iyo rero uyobowe n'ikintu cyitwa amoko, wareba ubwo bwoko bwimakajwe mu Burundi, wareba n'ubwo mu 23 irwanira, uhita ubona ko bigenze gute bitandukanye, bihabanye cyane. Icyo rero ubwacyo gihita gitandukanya izo mpande zombi. Buri ruhande rugahora rwikeka urundi. Niba mu 23 banye neza na Red Tabara, Uburundi buvuga ko Red Tabara ari umwanzi warwo wa mbere, wabwo wa mbere, nisumva babana gute?
iyo rero iyo gihari Kongo ivuga ngo kandi ubutegetsi bwa Tshisekedi bukaba ari inshuti magara n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye cyane no kuri ibyo bintu ukuba wumva ko bashobora kuba babivuga kimwe. Icyo gihe rero Uburundi mu kurinda ubutegetsi bwe agomba gufata ingabo ze akazohereza muri Kongo zikajya kurwanyiriza uwo mwanzi muri Kongo uwo zita umwanzi wabo kuruta uko yagera mu Burundi. None bamwe ko icyo kintu uvuga bwana Rashid batacyemera even n'abarundi barakubwira bati Red Tabara umugabo witwa Ndayishimiye akunda kuvuga ati nayiriho atahubwo ni nk'urwitwazo rw'uko iri hariya kugira ngo abe yabona uko akomeza kuba yagaba ibitero muri Kongo. Uvuga ngo ubutegetsi bw'u Burundi nta muntu bufite uburwanya niko njya numva yego ncewe nago nabimenya ko Red Tabara koko ariko bamwe no mu basesenguza ko gati Red Tabara ni cyuka ati bivugwa ko ibayo oya gusa nta cyugo kitajya bayikirwanya kameme. None se abakoze coup d'etat 2015 bari nibyo nanjye nkubwira ngo ntago nabutegetsi buraburwanya mvuze ko nta Burundi budafite ababurwanya aho nanjye naba nkabije. Icyo rero nicyo gituma iyo myumvire ishobora kuba yatandukana cyane Burundi bugahora bwikeka 23 kandi ikindi nayo 23 nayo ifashe hariya idafite Uvira neza yego ngo nayo utwo dutero shuma kuko buri gihe iyo urwanya abantu bakageraho bahungira icyo bajya gutegura ni bya bitero by'abacengezi yego rero mu gihe ntuza nayo yaba itametiriza neza umupaka w'Uburundi mu 23 ibyo bitero by'abacengezi abantu baza kubuza umutekano Bukavu yose kuzamuka kugera aho ngaho baba baturuka ni Burundi baba baturuka. Ibyo bitero byose byaza kuyigabwaho mbere bavuga ko bitegurirwa i Bujumbura. Urumva rero kugira ngo Uburundi bube bwabana neza na 23 byasaba ko basinyana amasezerano nkamwe ya Eritrea na Ethiopia kandi nabwo n'amasezerano ushobora kureba nayo agira igihe arangirira bitewe n'imyumvire ya politiki kuko rega naho abantu baganisha igihugu haba hatandukanye. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.